umva ngo kanazi noneho wajya kureba iyo kanazi ugasanga ikina comedy ukumva mane birarenze ntago birabina ari byo ubu biba bisa nka bira bya Afrique bamutwara njuga ubu baramujyanye already na njuga ubu ntazi n'ahantu ava action. Yes, ndagusuhuje ukomeje kubana n'ibiganza Media TV. Nizere yuko aho uherereye hose ibintu bikomeje kugenda neza, kandi nimba bitanameze neza ndakwihanganishije. Nyine niyo si dutuyemo niko biba bimeze mu buzima bwa buri munsi. Ngaho nguko rero kuri kamera z'ibiganza TV bakaba muri kuhabona icyamamare, ni icyamamare koko. Icyamamare koko. Icyamamare koko. Oji. Tangira rero suze ashuti zigomya zidukurikirana ku biganza Media TV, babwire cyakuzinduye kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro tugiye gukorana muri aka kanya. murakoze cyane. Mbere na mbere ndabashimira kuba mumaye aka kanya kuri ibiganza Media TV. Nabakurikiranaga ariko mbere na mbere ndabashimira kuba mumaye aka kanya. Ngeweho nitwa Kasika Favor, ndi umu entertainer, ndi umudanseri, nkaba mbarizwa muri showbiz muri make. Ikintu cyose cyerekeye showbiz entertainment mba ndi able yo kukivugaho kubera ko nanjye nirwo ruhando niberamo nk'umudanseri muri make. Ibi bintu ubimazemo igihe kingana iki ubikurikirana cyangwa ubikora? Ni ukuvuga ngo ndabanza ngo usubize igihe nabitangiriye bya entertainment dancer. Nabitangiye muri 2012 gutyo tukiri bato cyane. Mbikurikirana kwaje ku myaka ingaho ubwo? Ubwo nari mfite 2012 nari mfite imyaka 11. Kuri uyu munsi ukaba ufite? Kuri ubu ngubu mfite imyaka 21. Ese kugeza uyu muntu atahari itsinda waba ubarizwamo cyangwa crew y'ibijyanye na dance nkuko ubitubwira? Itsinda rirahari. Mfite crew mbarizwamo, turi itsinda rigari, tugizwemo n'abatipe 4, ariko abenshi nyine hari abagiye ku ishuri bakiri kwiga, uretse ko ngiye nabaye nsoje. Ariko time umuntu dukeneye aratubona tutitaye ngo ari ku ishuri, ko hari ukuntu umuntu asaba permission then akaba yaboneka, niba ari ikirori, niba ari umuntu ushaka ko tumutaramira tukabikora. Hanyuma kuba hari bamwe b'abanyeshuri baba bagiye ku ishuri nawe wenda tubashije kuganira nawe, ibyo bintu mubihuza gute kugira ngo mube mwabasha gukora practice cyangwa imyitozo mu bikorwa byanyu? Ni ukuvuga ngo igihe iyo twabonye igihe wenda nka kuno tuba turi mu biruhuko, tugerageza kurepeta muri make ibintu byinshi kandi naho agiye ku ishuri ndabiza ababona umwanya. Mu kigo haba harimo ibintu byinshi bya danse, nawe wageze ku ishuri urabizi, ukagerageza akabisubiramo ubwe ku giti cye, akirinda nabwo kubyerekana. Ntago tuba twamubuza kuba yajya ku ishuri ariko ngo akore n'ubundi buryo, wenda avuge ngo hari kuri abarizwamo, ariko ibyacu bikagira uburyo abikipinga away bitandukanye n'ibyo yaba yerekana. Ibya crew bikaba ari ibya crew. Ni ukuvuga ngo tukarepeta ibintu byinshi mu gihe twabonanye then tukazahuza nyuma. Hanyuma abo ngabo baba bagiye ku ishuri, ibyo barepese wenda babikuye nko ku ishuri, hari ubwo mubihuza n'ibyo muba mwararepese mu minsi y'ahambere? Anyway, urumva uko byasa kose, iyo umuntu ari ku ishuri hari ibyo agenda ahungukira, nkuko nanjye manasigaye hano hanze hari ibyo ngenda mpungukira. Sasa noneho hari igihe abizana wana tukabihuza, nanjye ibyo namenye tukabihuza tugakora ikintu kiri hard bya danje. Crew yanyu yitwa gute? The New Kids Dancers. Ikaba irimo abantu banga? Ese muri abahungu gusa cyangwa harimo n'abakobwa? Ikindi umuntu yakwifuza kumenya, ese hari manager mugira uyihagarariye cyangwa ubwanyu mwe muri managing? Urakoze cyane kuri icyo kibazo, ni ikibazo cyiza. Ni ukuvuga ngo twebwe turi abahungu 4. Turi abahungu 4, harimo ubwo ngewe Kasika Favor, hakazamo Dizo, hakazamo Vazi, hakazamo n'umutipe bita Saidi. Ni ukuvuga ngo nta manager dufite, ni ukwitigitira wana tukaba ariko tunamushaka uwakumva ari able yo kuba yadufasha, yaza rwose akadufasha akadusapotinga, kuko dufite tara abantu bazagenda babibona. Hanyuma kuba mwebwe The New Kids mukora, kandi nkaba mbona ko muri abantu b'abagabo b'ibisore baciye akenge bakuze cyane,
kubera iki mwitiriye iryo zina The New Kid kandi mbona muri abantu bakuru? ni ukuvuga ngo nk'uko nakubwiye dutangira ikiganiro, nakubwiye ko ibi bintu tubimazemo igihe, kandi ni ukuvuga ngo uko tungana twese tubyina muri crew, imyaka yacu iri same, irangana, nta n'uruta undi amurusha amezi. ni ukuvuga ngo uko twabitangiye turi kera niko n'iryo zina twarishinze, still iradukurikirana kurihindura, ukaba ubona byagira izindi impact, kubera ko niba umuntu akuzi izina rya mbere, izina aba ari irya mbere. niyo mpamvu rero uba ubona izina riri related n'uko tungana. ni ukuvuga ngo twarakuze. mubona nta ngaruka byazabagiraho kuba mwitirira kuba abana mu byo mukora kandi mbona muri abantu b'abasaza mu gakino? oya, ingaruka ntazo, kandi niyo byaba ngombwa tubona ko hari iyindi change bishobora gutera, dushobora no kubihindura, ariko kuri ubu ngubu ntacyo bidutwaye. ngira ngo mwakabaye muri gutekereza buryo ki mwakabaye muri kuzana indi brand ya kids cyangwa nk'abana mushobora kwitirira iryo zina, mwe mukaba mwadevelop ibindi. Ese icyo gitekerezo hari icyo mwigeze mugira cyangwa? ni ukuvuga ngo igitekerezo cyo kirahari, binarimo. ni ukuvuga ngo twebwe nuko ubona tungana utya, ariko in time tuba dufite n'abandi bapeti tuba dukoca. wabashaka kuvuga ngo iyi size niyo nshaka, abana baba bari able yo kubabona. ni ukuvuga ngo in time dushobora no gufata iryo zina tukaribaha, natwe tugakomereza ku rindi. hanyuma The New Kid, ibikorwa murimo murategura ni nk'ibihe bikorwa bya danje cyangwa se bidasanzwe musanzwe mukora, murimo murategurira imbaga y'abanyarwanda cyangwa se n'isi yose ihora idukurikirana umunsi ku wundi ku Biganza Media TV? ni ukuvuga ngo ibintu turi gutegura gutangira gushutinga amavideo avuyemo ayo abantu baba bagiye badufata, twagiye dukora ibitaramo bitandukanye, havuyemo kumwe abantu badutumira muri pari zabo, tugatangira natwe gushutinga kandi dukoresheje ibintu birenze ibikoresho byiza bifite high standard. ushobora kubona ukavuga ati ibi bintu birahenze, aba bapeti bari bashyizemo imbaraga. ni iki kintu dushaka. hanyuma dusubiye inyuma gato, umuntu yakwibaza ngo nyine tunyuriremo tuvire, nyine binyuremo neza, utubwire uburyo urugendo rwanyu rwa rumeze kugeza n'uyu munsi mukiri mu kibuga cy'imyidagaduro nk'ababyinnyi. ibyo bintu mwagiye mubitwara gute? ukuntu ubuntu byatangiye, ni ukuvuga ngo byagiye, ndagira ngo nyine utunyuriremo muri make. ese urwo rugendo rwatangiye gute? imbogamizi mwagiye muhura nazo ni izihe? kugeza uyu munota muhagaze gute? ni ukuvuga ngo nk'uko ikiganiro byatangiye, nakubwiye ko byatangiye kera tugifite imyaka mikeya cyane, and then ni ukuvuga ngo twagiye duhura n'inzitizi. akenshi urumva niba twakubwiye imyaka 11, urumva hari kera ababyeyi ntago bari babyumva, and then na population ntago zabyumvaga. kumva umuntu ngo agiye kubyina, wumvaga ari ibintu by'uburara, umuntu agiye kujya aho ngaho kunywa itabi, kugira ute. ariko day to day ibintu bigenda bihinduka. ni ukuvuga ngo abantu batangiye kubona babikunze, bakajya kubona government hari ibikorwa iri kutwifashishamo, wenda nk'amatora, kugenda twifashisha mu bintu nyine nabyo bigirira sosiyete kampanye, bifitiye sosiyete akamaro. ababyeyi bagenda babiha agaciro, kuko yakubonaga kuri stage runaka iriho abayobozi, ni ukuvuga ngo nawe yagendaga abiha agaciro. tugenda dushyiramo imbaraga, abantu bagenda babyumva. gusa ikibazo twagiye duhura kimwe nacyo ni uko abantu bagiye batubwira ati dushyiramo abakobwa, ariko abakobwa bikaba ikibazo. imyumvire iracyari hasi, umukobwa kugira umubone ukamugumana muri crew biracyagoye. hanyuma izo mbogamizi mwagiye muhura nazo, kuri uyu munsi murimo murashima iki mu buryo mwamuhagaze? kuri uyu munsi turashima abantu bagiye badusapotinga, abantu bagiye baduha stage bwa mbere, abantu bagiye baduba hafi ku bw'amafaranga, bakaduha ibitaramo, tumaze kwiteza imbere ku buryo runaka, turabishima aka kanya kabisa. ese nk'umwinteteyina cyangwa se nk'umwinfluencer dushobora kuba wagiye ubigarukaho kenshi, ese ni nk'iyihe kuru iri mu Rwanda mushaka kuba mwireferaho cyangwa se
nubwo mwaba mutayireferaho ni nka kuru zingahe mwaba mumaze kumenya mu Rwanda zikora ibyo bikorwa mukora? mu Rwanda nta kuru irimo rwose twireferaho. Mu Rwanda n'abana ubu se wafata nka turiya twana ngo Kanazi Talent twa Karyuri ukatuzana imbere yacu akavutse ejo bundi, ibyo bintu uri kugereranya ubwo ushatse kuvuga yuko Kanazi wapi kabisa? ubu se Kanazi hari ababyinnyi bafite koko ushobora kumfata ugashyira hariya nawe ukamushyira hano ngo dukompete? Reka iki banenga? icya mbere banenga nuko bari hasi, nta nubwo njya mbareba no kubumva uryo ngo Kanazi ngo ibiki se Kanazi koko. Ubwo se niba udashobora kubareba ni iki wabwiwe n'iki ko badashoboye kandi utabareba? ni ukuvuga ngo ni kwa kundi uba uri gutambuka ukumva umuntu aravuze ati hari akadanse ndi kureba tu, urumva hari akadanse ndi kureba ngo nk'umuntu ureba kuri tabo kuri telefone ukabona ni ibintu ewana bidashyitse ntamenya ngo biva hehe bigera hehe. Ni uko umuntu aba yagiye abamenya, ariko urumva uko byasa kose nk'umudanseri hari ukuntu nyine agira gutya avuga ati ubundi mu Rwanda ni iyihe kuru, ukumva ngo Kanazi, noneho wajya kureba iyo Kanazi ugasanga ikina komedi ukumva mane birarenze tu. Hanyuma imbyino babyina ni icyo uzinenga ese Kanazi nyine uburyo uyireba ubona ese kubera iki umeze nk'ugaragaza yuko nyine idashoboye kandi tubona yaratrendinze yarageze kure cyane? Ni ukubera amakomedi bifashisha? Kanazi impamvu yatrendinze wenda twebwe wenda tugasanga twebwe ntago, ni ukuvuga ngo ukuntu sosiyete hano mu Rwanda amaze kuyibona ikunda ibintu bimeze nka komedi. Uzarebe nka buriya Dorimbogo, use Dorimbogo ko yamamaye buriya mane arenze ba Racine mane, kandi ba Pifra bararirimbye bya danje na n'uyu munsi ntibarabumva. Ba Pifra na n'ubu ngubu barakoze ibintu bya danje ntabwo barabumva, aho ugasanga Dorimbogo araje ari Dorimbogo dore iki, use biriya ni ibintu wanatega amatwi. Nuvuga mu Rwanda baba bashaka ibintu bitari serious, iyo ukora ikintu kitari serious nibwo bagutega amatwi. Wazana ibintu nyamara wakoze abantu bashaka kumva, abantu ntago bagutega amatwi, niyo mpamvu ubona nyine babyitaho cyane. Ukaba uvuga yuko kugeza uyu munota impamvu nyine Kanazi Talent ishobora kuba yaragaragaye nyine nk'iyamamaye ari uko ibyina ibintu bimeze nk'ibikomediye bidafata umurongo muri make? Ikindi noneho byagiye bifashwa, wenda hari ukuntu yarapostingaho ukabona Kanazi wenda kubera ibintu bishekeje, ukabona nk'umuhanzi nka Meddy aragafasha agashyize nko kuri status ye, umuntu avuga ati sibi ni ibiki, kuko ari ibintu bisekeje nyine bidafite gahunda ugasanga umuntu ari kubiha umwanya. Urumva ukaba uvuga yuko Karyuri buriya atarenze? Oya Karyuri wowe arenze kuki? Buriya wamwanga ikintu arenzeho. Karyuri buriya uba muzanye imbere yawe ntiyakwigisha? Ntabwo uriya kompeta nawe, ntabwo najya stage ariho, ntabwo bibaho. Ntabwo Karyuri ari level yacu, n'abantu baduciye imbere bacishije amaso imbere yacu bagacisha amaso imbere ya bari abapeti, ntabwo ibintu babyina biri level yacu kabisa. Muri make icyo mukeneye ni support kugira ngo ibintu namwe byanyu bipushinge bigere kure cyane. Ubu tugize Imana gutyo tukabona umuntu twita akavuga ati ngiye kujya basi n'abakora video cyangwa se dufunguje channel iri aha ngaha ni iyanyu tujye kwishyiraho ibintu byanyu, ni ukuvuga ngo Afurika ni iminsi 3 tukaba turayifite. Mwakoresha izihe trick cyangwa nka yahe mayeri? Amayeri dufite icya mbere nuko tubishaka turabikunze tubimazemo igihe, tuzi population ikikunze, tuzi uburyo ki dushobora gukurura abafana, twabitangiye kera. Ubu hari ibintu twajya kuri set ntitwirirwe tubwira director ngo ibi bintu ngo bitwigisha, kubera ko urumva twaciye imbere y'amakamera menshi, twagiye duhura n'abantu benshi, experience irahari, ikidahari wenda niyo support tutabonye tu. Ngira ngo nk'igihe umuntu arebye nk'igihe watubwiriye winjire muri ibi bintu bya entertainment, ngira ngo ushobora no kuba n'umusesenguzi muri ibyo. Birumvikana, ubu urumva imyaka ishize na ibintu biba bibera muri showbiz mba mbibona, nabyo ndabizi cyane mba mbibona. Ukaba uvuga yuko ari nk'abaye basesenguzi kugeza uyu muntu atamuri uru Rwanda muri entertainment waba uri kwemera? Kuri uyu munsi wenda umuntu mbona uhagaze neza, nubwo nawe abatangiye kuzana ibintu kumva nawe by'ibihuha, uriya mudage ngo nifata ku mavuta, urumva
bamwise umudage kandi mu minsi yashize bari barimo baravuga uburyo ngo babu ari we mudage babimwita neza kumva arababaye none nawe umuhinduye umudage. oya none se abantu bakora ibintu nka biriya bose aba ari abadage ni ukuvuga afata ku mavuta nk'iki cya danje cyangwa ni nk'iki ubona akora ukabona ntago kimeze neza cyangwa ukabona ntukishimiye. ni ukuvuga ngo fata ku mavuta we aravugavuga tu avugavuga we apfa kumva akantu niyo yakumva agasanga umwana w'imihanda ari kukavuga k'umusitari atakuriye amakuru ntabanze ngo ajye dipa avuge ngo aya makuru koko nibyo aho kahita yirukira kuri kamera ibintu bimeze gute ibaza amakuru yahawe ku muhanda ntago abanza ngo agende ngo asesengure ubona nyine nacyo gisekeje tu muri make urebye ushaka guhita ko wamuhimba akazina ka munwa mashine nk'aho kumwita music machine nka niyo reka nta music machine sora ni munwa nyine urumva niyo Bosco we bamwise music machine kuko ariko kazi ke byumvikane ko gufata ku mavuta kuri uyu munsi ushatse wamwita munwa machine no si ubwo numva ku kazi ne agatanga atabarenze oya umunwa se nyine ikibi ni uko avuga ibintu bitari byo afata n'umusaza oya afata se umusaza wahe ibintu abavuga wowe bawumva ibintu avuga biba bihwanye koko Skayito se we uragereranya afata na Skayito gute kuri aka kanya uri kubyumva. Skayito we ni umusaza bro Skayito ararenze urumva Skayito ni wa danje icyiza cye avuga ukuri uzarebe Skayito we niyo bari kuvuga ibintu bitari byo uzarebe ari ikiganiro nigeze ndeba bagiye kwa Njuga sinzi saga bari barimo ya Afrique bamaze kumwambura Njuga reba ukuntu nyine ibyo bari guhisha Skayito araza akakurasira avuga ati ibintu ntabwo ari byo mana we avugisha ukuri ntabwo abashaka ngo kwa kundi baba bashaka kugaragaza ibintu bigenda neza. Muri make wakunze kuzibura ncwi hari nyine yari afite topic yiwe yo kuzibura ncwi ni iki kintu wayikunzemo? ni ukuvuga yarazibura ncwi cyambere nyine avugisha ukuri ibyahishwe iby'abanyamakuru bataba bashaka kuvuga urabona hari ukuntu nka Melody bari inigana na social urumva ugasanga hari ibintu Melody atavuga bya social kwaje urumva baba baragiye bavugana hirya ngiyo ariko ugasanga Skayito ibyo ntabwo biba bimureba tu araza akakurasira ibintu byose ukabishyira hanze bitandukanye matatu bitandukanye na cyafata bro cyafata cyo no kuvuga ngo hari igihe ujya kubona Melody ari kumuvuga nabi ukabona yagiye kwa Melody kumuvuga neza ukumva ni ukuvuga ngo we iyo nka Melody ari kumuha nk'ubukeshi urumva bwamura muri iyo minsi umusaza bari kumuvuga neza ariko ubwo iyo nabo bameranye nabi avuga ibintu bitari byo tu ninde waba ubona nyine ukwiye kuvugaho cyangwa se ukwiye kugaragaza bose wenda muri aka kanya twumvishe ko Skayito kuri aka kanya niwe ufite amanota ese ni nkande wundi waba ubona cyibuze agerageza kuvuga ibintu biri serious? hari undi mujama njya mbona witwa Jihad kiriya kijama nyine cy'ikibogari giteye nk'abagore ubona kikora ibintu bimeze nk'abagore uretse ko kitari serious nko kwitwara nk'abagabo ariko nabwo ubona ko kivugisha ukuri ubona ko ari umuntu ujyaraka kuritera akakubwira ibintu ukavuga ati ibi bintu ni sawa tu ukaba wanabikurikiza uriya mujama nawe nabonye abirimo neza abirimo kabisa. Yongwe se ukabona yuko atabwiza abantu kuri ibyo avuga si ukuri pasiteri yawe uriya mupasiteri avugisha ukuri ariko nawe nyine ubona ko hakirimo akantu atarashobora gusobanukirwa ntabwo arasobanukirwa wenda kuvuga ngo ibi bintu ni ngombwa aka kanya kubivuga cyangwa si ngombwa ni ukuvuga ngo hari igihe atangaza amakuru ariko ukabona aje imbere y'igihe ntamenye mu bintu ese iki gihe nicyo nari kubitangira cyangwa se nari kuzabivuga wenda nyine ukabona the new kids ngira ngo ibikorwa mumaze nko gukora ni nka bingahe cyangwa se byagerageje kububakira izina n'ibindi ni ukuvuga ngo ibintu byagerageje kububakira izina uretse ko n'ibandi bikorwa ko turi abadansa muri spectacle gukina amafilimi turabatarengije muri ibyo bintu umwe muri twe yakubera MC urumva yakuyoborera ibitaramo yakuyoborera ubukwe ibintu nk'ibyo ko byose kose
twagiye nyine ni aho ngaho twagiye twubakira izina cyane cyane, ariko urumva dufitemo n'ibindi birimo kabisa. hanyuma ni nk'ubuhe butumwa wahereza abanyarwanda cyangwa ni nk'iki wabisabira kugira ngo bakomeze kureba cyangwa se gukurikirana ibikorwa byanyu muhora mukora umunsi ku wundi? Abanyarwandakazi ba diaspora, namwe inshuti z'u Rwanda, ikintu nababwira mbere na mbere, mudusapotinge, mudukurikirane. Ni ukuvuga ngo ewana, habaye nawe ufite n'ubushobozi waza ukadushoramo ayawe, ukagira urwego dukuraho, ukagira urwego dushyiraho. Amarembo arakinguye, nta management dufite kandi irakenewe, turacyafite nyine nta bushobozi buhagije dufite, ariko ubaye uri ready wazatwegera kabisa. Tugarutse inyuma gatoya kuri Kanazi Talent, ngira ngo Saga yabayeho na Sarongo, waba warayumvisha? Narayumvise. Hanyuma iriya Saga ni irihe somo yagusigiye, cyangwa ni nk'iki kintu wayitekerejeho ukurikije ubushishozi cyangwa ibitekerezo cyawe nk'umuntu ukora dancing? Ukuntu abibonye, bino bintu bibaho cyane. Iyo umuntu ari hasi usanga abantu batamwitaho, ariko yagira level ageraho ugasanga abantu batangiye kumurwanira. Biriya bintu byabaye ntaho bitandukaniriye na biriya bya Afrique. Urumva, ni ukuvuga ngo uriya Safi, uriya manager uriya Mupeti Karyuri, ni ukuvuga ngo we yarihirinze akora ibishoboka byose, umwana araba trendy, aramenyekana, ariko ugasanga kubera ko hejuru buriya y'inkoko hari dendo, ugasanga hari umuntu uje avuga ati uriya nta mafaranga afite, n'ubundi uyu mwana reka mujyana aba ari njyewe umukurikirana. Urabizi abana n'ubundi abakiri bato, Kakaryo urabona n'akana, iyo unagakubise ibihumbi 10 wenda akaba kumva ko uyu nguyu ari unamufitiye umumaro, ntago ashobora gusubiza amaso inyuma avuge ngo uyu mupeti niwe wanzamuye, niwe ngomba guha umwanya. Nibyo bintu mbona nyine hajemo ikintu cyo gupinganwa, uriya Sarongo agapinga uriya Safi, agashaka kumutwara umupeti, kandi ntago biriya bintu ari byo. Biba bisa nka biriya bya Afrique bamutwara Njuga, ubu baramujyanye already, na Njuga ubu ntazi n'ahantu aba. Njuga kabisa ari mu gahinda bya danje, tuboneyeho no kumwihanganisha. Ese kuba Sarongo yarinjiriye Safi muri Kanazi, akaba yarashakaga nyine kumukura ku mwanya cyangwa se kuba ameze nk'umwicaje, ngira ngo mu biganiro byagiye bitambuka ku mbuga nkoranyambaga, Sarongo yagaragazaga ko yashakaga kuzamura Kanazi atitaye ngo Safi amuhirike cyangwa bigende gute na gute. Ese mwebwe iyo mubonye Saga nk'iriya ijeho, ni ikihe cyizere mugira mu kuba mwabona manager ubinjirira? ni ukuvuga ngo Sarongo biriya bintu avuga ngo ashaka kuzamura Kanazi, biriya byo ni zero yiwe rwose, ni sufuri. Kubera ko nose ari kujya kuzamura channel, tuvuge dance wenda video imwe yigeze rebwa na miliyoni, hari izo njya mbona zarebwe na miliyoni. Niba ni channel cyangwa video yararebwe na miliyoni 1, 2, 3, ubu Sarongo ko ari kujya kuzamura iki, yakiryamiye agashumura biriya bizimu byiwe, urumva, agashumura biriya bizimu byiwe, ari kuva mu bakurambere ajya muri talent good. Nawe afite yiwe, arimo arayoba nyine impano yiwe, ariko impano ye yarayiyobeje. Nafata abazimu biwe bakipinga we bagumane bibera inshuti, ibintu byo kwigirishwa. Ubu se dance koko ibintu byo mu Rwanda noneho uko sigaye ubona ni n'amayobera, umuntu akuva mu bazima akaza muri dance moderne ngo bigende gute, biba byancanze bya danje, ndabarira nk'isekera tu. Hanyuma mwebwe isomo ni irihe mubibonamo iyo mubona muri Kanazi havugwamo Karyuri, day to day Karyuri? Ese ibyo bintu bifata gute kandi ubona Kanazi ari ngari? Ngira ngo Kanazi irimo ababyinnyi benshi cyane, ni big team kugeza uyu muntu atariko iyo bavuga Kanazi abantu benshi bumva Karyuri. Ibyo bintu mwebwe mu managinga gute, mubibona gute? Ni ukuvuga ngo muri crew uko byasa kose abantu bose ntago bakanganya izina, ntago bakanganya brand. Usanga nko mu itsinda uko byasa kose hari iriza rigapenetrating rikagera kure tu, ariko nyine hari abarimo ibintu bya danje umuntu atanavugira kamera, ibintu byo kuyituvogora bizi nyine gahunda ubu no kwigira ikimara.
ntabwo ibintu byose ari ngombwa ntabwo ari ibintu byose ari ngombwa tu ushobora kuvuga ibintu kwaje ugasanga upfuye bujeyi poli rwose. hanyuma se ndagira ngo nkubaze akantu gatoya, mwebwe nyine muri rusange kuba havuga umuntu umwe kandi nyamara ibikorwa byakozwe n'abantu benshi, ni irihe somo bigusigira? ni ukuvuga ngo nirefeye ku iriya kuru ubona ko Karyuri ni ukuvuga ngo iracana ikizamuka deni iracano ntabwo yazamuwe, nabwo navuga ngo imbaraga nyinshi zatakarijwe ngo kuri nuze kuri uriya Safi. Ni ukuvuga ngo bagitangira gupostinga Kanazi Talent muri rusange habanje nde Karyuri, mbere na mbere niwe muntu batangiye bapostinga, noneho ni ukuvuga ngo niwe fact ya mbere ikenewe iri needed hariya muri Kanazi. Niyo mpamvu ubona iyo bajyanye uriya mupeti Karyuri barahangayika. Safi nawe ababona ko ari we yubakiweho, uzanarebe ntashobora kwa uploading ikintu atariho video atariho, kubera ko niwe yubakiyeho. Nujya kureba Kanazi Talent abashaka kwirebera Karyuri, kubera ko niwe wayikujije. Umuntu wa mbere wakunze biriya bidancing bakora yirefeye kuri uriya mupeti. hanyuma se gira ngo nyine Karyuri niwe wabaye trend, ahubwo umuntu yakwibaza ngo muri kuru bimenyerewe ko akenshi nyine umuntu uba trend aba ari wa muntu n'ubundi ubusanzwe aba ari nka chief wabo ubigisha ibintu uko byagenda kose. Muri kuru haba hari umuntu umeze nk'uzana amayide cyangwa se ibitekerezo kenshi na kenshi. Karyuri ubona ari we waba wigisha Kanazi? Kare Karyuri ni ukuvuga ngo arigishwa ahubwo nyine ubona nyine ari amafuti yabo babyina niwe abera kuruta abandi. naho ubundi ntabwo uriya yakigisha abantu, ntabwo yabajya imbere. Murabona muri The New Kids mushobora kuzavutsamo impano nk'iya Karyuri? Nyinshi cyane. Dufite abana, hari agapeti kabirimo neza bita Lucky, gato yakigamo mu wa mbere primaire kabisa, kaba kabihagazemo neza. Icyo wenda nawe waza gasura ukareba akana kabirimo neza, urumva umugereranyije na Karyuri nta hantu ashobora kugera. Urumva ntago yamurya namba kabisa, umwana yarenze. Mufitiye imishinga kugeza uyu munota? Imishinga dufite no kuvuga ngo nuko haba kirimo ka challenge yuko hari abapeti bakiri ku ishuri tuni muri crew, ariko imishinga yo irahari myinshi cyane. Gukora ama video menshi, gushaka ibitaramo, aba supporters, nibyo bintu tuhugiyemo. Reka tugushimire cyane, nakagaruka ngira ngo ni karibu nyine ku Biganza Media TV nk'uko wabibonye. Ngira ngo rero tugana ku musozo, ni nk'iriye jambo wasoza nyine ubwira abafana bawe cyangwa se abagukurikiranye kuri kamera zacu? Ni ukuvuga ngo mbere na mbere ndabanza nshimire Ibiganza Media TV mwakoze kuduha aka kanya. Ntabwo ari buri muntu wese ushobora kuguha interview, aha turabashimira, muri abantu b'abagabo cyane. Ni ukuvuga ngo nasaba abantu kanda subscribe, mwibuke gukanda subscribe, share, comment, like. Aka kantu ntabwo byemewe, ni aka ngaka like. Then noneho nkanabwira abanyarwandakazi kugumya gukurikirana ibintu byacu, ndetse mukajya munabaza amakuru yacu. By the way, mukadusapotinga, management nababwiye ko ikenewe, and then ibindi bikorwa byo bizagenda bigaragara umunsi ku wundi ko twebwe turahari cyadanje. Ngaye nguko rero ndagushimiye wowe wakomeje kubana natwe ku Biganza Media TV. Ndakubwira yuko ibintu ari faya cyane.